Tugiye kuganira kuri vitamine 5 zifasha amaraso gutembera neza akagera mu maguru no mu birenge. Ni ingenzi cyane ko amaraso atembera neza mu mubiri wacu, by'umwihariko akagera mu maguru no mu birenge, ibice bituye kure cyane y'umutima. Kudatembera neza kw'amaraso ngo agere mu maguru cyangwa mu birenge bishobora gutera ibibazo byinshi mu mubiri, nko kubyimba ibirenge, kuvura kw'amaraso no kubyabyatwa n'imitsi, cyane cyane mu mano, mu birenge no mu binyita. Nubwo hari ibintu byinshi bitandukanye bituma amaraso adatembera neza, ko guhagarara no kwicara umwanya muremure, kwangirika kw'imiyoboro y'amaraso bitewe n'isukari nyinshi cyangwa ibibazo by'umutima, hari uburyo kamere bwafasha amaraso gutembera neza bukagabanya ibyago, maze oxygene n'intungamubiri bikagera neza mu mihore, ingirabika n'amagufwa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe vitamine 5 n'intungamubiri z'ingenzi ushobora gukoresha amaraso akabasha gutembera akagera mu bice byose by'umubiri, cyane cyane amaguru n'ibirenge. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Ubuzima buzira umuze buri mu biganza bya buri muntu wese aramutse yize neza amahame yabwo akayashyira mu bikorwa. Nk'uko buri kintu cyose kigira amahame akigenga, niko n'umubiri wacu ugengwa n'amahame ntakumirwa. Kuyubahiriza bitera ubuzima bwiza, naho kuyatatira bigakurura ubwoko bwose bw'indwara. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe vitamine 5 n'intungamubiri z'ingenzi ushobora gukoresha amaraso akabasha gutembera akagera mu bice byose by'umubiri, cyane cyane amaguru n'ibirenge. Umuti wa mbere ni umusemburo bita natokinaze. Umwe mu miti karemano ufasha amaraso gutembera neza akagera mu maguru no mu birenge ni umusemburo bita natokinaze. Ushobora gufata miligramu 100 za natokinaze buri munsi uriya kanini kamwe ka natokinaze. Natokinaze wayisanga kandi mu bikomoka muri soya nka tofu, amata ya soya n'imimero y'ingano. Natokinaze ifasha gucagagura utubyimba two mu mijyana n'imiyoboro y'amaraso, bigafasha amaraso gutembera neza akagera mu mutima no mu birenge. Natokinaze yungurura kandi amaraso, iburizamo kuvura kw'amaraso maze imigarura ntibashe kubyimba. Ifasha amaraso gutembera neza mu migarura, imitsi ntiyipfundike ku maboko n'amaguru. Umuti wa kabiri ni vitamine B3 bita niacine. Akenshi igituma amaraso adatembera neza mu maguru ni igihu cy'urugimbu kiba kitambitse mu mijyana y'amaraso. Bituma imijyana ikanyerera ku buryo ishobora guturika, bituma amaraso adatembera neza, bigatera gufurutwa, kubyimbirwa n'utubyimba mu mijyana. Bitera n'ibyago bikomeye byo gupfa kw'ingirabika, kudihagura k'umutima, kuvura kw'amaraso no guturika kw'imitsi y'ubwonko. Igishimishije ni uko vitamine B3 ari umuti woroheje wakoresha amaraso agatembera neza, kuko yagura imiyoboro y'amaraso mu gihe cy'amasaha make umaze kuyikoresha. Amaraso ahita atembera neza akagera mu maguru no mu birenge. Abantu barwaye imidido bitewe n'amaraso atagera mu birenge neza bakwiriye kwita kuri iyi vitamine. Iyi ndwara kandi iterwa no kubatwa n'ibyo kurya mvaruganda binogerejwe, umunyu mwinshi, kunywa ikawa nyinshi no kunywa itabi. Ibi bitindigasana ibinyaga vitamine B ya mbere mu mubiri, bigatera kubyimbirwa n'isukari nyinshi mu mubiri. Niyo mpamvu ukwiriye kubireka maze ugatangira kwihaza ku rusobe rwa vitamine B ruboneka mu binyampeke bitandukanye, cyane cyane igikoma cy'uburo kirimo ubuki n'imimero y'ingano. Umuti wa gatatu ni phytonutriment. Phytonutriment ni ibinyabutabire karemano biva mu bimera. Iyo abantu babiriye baba bagiriye neza itembera ry'amaraso. Abantu bagirwa inama yo kwimenyereza kurya ubwoko bune bw'ibyo kurya bukurikira kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Niba utarwaye igifu, tangira ukoreshe tungurusumu mbisi. Beterave nayo ni ingenzi ku itembera ry'amaraso. Imboga za sereri nazo zigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ni mu gihe imbuto za avoka zibarwa nk'inshuti y'umutima kuko zigira amavuta meza cyane.
Umuti wa kane ni umutobe w'amashu. Bimwe mu bimenyetso byo kudatembera neza kw'amaraso ni ukubyimba kw'imitsi mu maguru. Ibi kandi biza biherekejwe n'uburibwe no kumva amaguru aremereye uri kugenda, cyane cyane wari umaze umwanya wicaye. Ibi bibaho igihe insika z'imigarura isubiza amaraso mu mutima zacitse intege. Muri iki gihe uba ukeneye umutobe w'amashu. Mu mashu habonekamo antioxidants zishinzwe kugabanya uburibwe bufitanye isano n'indwara zibasira umutima. Mu mashu habonekamo kandi icyo bita anthocyanine. Ubushakashatsi bwinshi bugaragaza ko ibinyabutabire bya anthocyanine bifasha kumanura umuvuduko ukabije w'amaraso no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'umutima no guturika kw'imitsi y'ubwonko. Umutobe w'amashu wunganira imigarura yafunganye, imitsi yo mu maguru yabyimbye no guturika kwayo. Niba wajya gusuzugura uyu mutobe ntuzongere kuwukerensa. Ugira imbaraga zihambaye zikiza indwara nyinshi uhereye mu mara, mu gifu, imitsi, umutima n'ibindi bibazo byinshi. Umuti wa gatanu ni ibintu bikize kuri vitamini C. Abantu bakwiriye kumenya ko ibiribwa bikize kuri vitamini C ari ibyo kurya umuntu ariye ari bibisi. Umuntu akimara guteka ibyo kurya bihita bitakaza vitamini C ako kanya. Si byiza kurya ibyo kurya bibuzemo vitamini C kuko bituma wibasirwa n'ibicurane, inkorora, umutwe n'ibindi. Niyo mpamvu dusaba abantu kurya ibyo kurya bibisi igihe cyose bagiye kurya, ibya mu gitondo no ku manywa. Kugira ngo amaraso abashe gutembera neza mu miyoboro yayo hakenewe vitamini zihagije. Urusobe rwa vitamini C ruboneka mu mbuto n'imboga zisoromeweho ni ingenzi cyane ku itembera ry'amaraso. Nagira abantu inama yo kwerekeza amaso ku byo kurya babasha kurya ari bibisi kuko byabongerera ubuzima bwiza muri byose. Bajya bafata umunsi umwe mu cyumweru cyangwa iminsi ibiri bakiririrwa salade y'imboga ku ifunguro rimwe. Ku rindi funguro bagafata agasahane k'utubuto. Uyu ni umuti uruta indi miti yose. Nyuma y'iminsi ibiri waririyemo imbuto n'imboga mbisi gusa. Ubishatse wajya urya imbuto mu gitondo, nyuma ya saa sita ho gato ukarya ibyo kurya bitogosheje, ariko mbere yo kubirya ukabanza warya agasalade k'imboga. Nimugoroba ntugire ikintu na kimwe urya kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza no gukira indwara nyinshi. Babirenge murabe mwumva. Ubuzima bwiza bunyura mu kanwa kandi n'urupfu niho ruca. Umuhanga w'ubuzima agenzura ibyo yinjiza mu kanwa ke. Aha niho hashamikiye ubuzima bwiza cyangwa bubi bitewe n'uko watamiye. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.